Yesu ashimwe cyane. Imana iduhane umugisha. Umeze ute? Meze neza. Urashima Imana? Ndashima Imana n'abantu bayo. Imana ihimbaza. Amen. Hanyuma twongeye kubana namwe, ndumva ari nk'ubwa kabiri tugiye kubana. Twigeze twabana mu gihe cyatambutse, uri muri ba bana bari guhimbaza Imana. Yego rwose twarabanye kuri Dawudi TV. Umwanya dukunda twarabanye kuri guhimbaza Imana. Imana ishimwe. Hanyuma ubu twongeye kukwakira kuri Dawidi TV. Hanyuma tangira wibwira abanyarwanda. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Amazina nitwa Mukashema Jeannette. Nshimiye Imana ko ari umukazi w'umuhanga. Nshimiye Imana ko ijya iturinda uko bwije nuko bukeye. Haleluya. Ubwo rero nitwa Mukashema Jeannette. Nkaba nje hano kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Iwacu mu karere ka Bugesera Iburasirazuba. Nishimiye kubana namwe. Imana ishimwe. Mu karere ka Bugesera, ako Imana iguha umugisha. Turanejejwe n'Imana mu mutima. Imana iguhereza umugisha. Hanyuma hano turi hitwa ngo iki? Aha turi ni Masoro mu cyanya cy'inganda. Urebye neza aha ni kuri kaminuza kuri university. Aha ni mu nganda niho tunakorera akazi k'umurimo. Niho mukorera akazi. Hanyuma Imana ishimwe. Buriya nishimiye kongera kubana namwe kuri Dawidi TV. Imana iduhana umugisha. Abantu mwese mudukurikiranye kuri Dawidi TV, yaba abari mu bihugu bigiye bitandukanye, yaba abari mu Rwanda, turabashimiye kuri Dawidi TV. Imana ibamugisha. Turi kumwe n'umutumirwa kandi Imana yasize amavuta. Hanyuma Jeannette, turakwakiriye, ngaho gira icyo uganiriza abanyarwanda ndetse yaba abantu bose baduteze amatwi bo mu bihugu bigiye bitandukanye. Yego murakoze kunyakira. Imana ishimwe. Ikintu nabagezaho ni ukuvuga gukomera kw'Imana n'imbaraga z'Imana. Haleluya. Mbere ya byose mbanje gushimira Imana ko ari umukozi w'umuhanga. Mbanje gushimira Imana ko igisezeranye yarangiza igasohoza. Aho umuntu yabona na nzira, Imana yo ibuze ifite nyinshi. Haleluya. Amen. Nshimiye Imana ko ari umukozi w'umuhanga. Ikintu nabagezaho, reka mbere ya byose mwenda kuririmba. Reka mbanze ndirimbe ntibumve ijwi ahubwo bumva amagambo. Amen. Amen. Ntibumve ijwi ushobora kuririmba utariko ariko bumva amagambo rata ari muri iyo ndirimbo kugira ngo dukomeze rata gufashanya n'ibyo Umwami Imana adushakaho. Imana ishimwe. Reka nangizanye n'indirimbo. Reka nangizanye. Wowe ubabaye umurima nirakuzi, wowe unaniwe umurima nirakuzi, yiteguye kukugirira neza, yiteguye kukugirira neza. Wowe uyubahe kandi uyumvire, wowe uyubahe kandi uyumvire. Humura, Imana irakuzi, yakumenya kuva kera ukiri urusoro kugeza n'iki gihe, iragusobanukiwe kugeza n'iki gihe, iragusobanukiwe. Humura, Imana irakuzi, yakumenya kuva kera ukiri urusoro kugeza n'iki gihe, iragusobanukiwe kugeza n'iki gihe, iragusobanukiwe. Ugera mu bibazo bikugose impande n'impande, bimeze nk'inzitizi
zikugose impande n'impande tabaza Yesu umwami w'abami tabaza Yesu umwami w'abami azabikuraho utambuka unezerewe azabikuraho utambuka unezerewe ugera mu bibazo bikubuza amahoro bimeze nk'inzitizi zikugose impande n'impande tabaza Yesu umwami w'abami tabaza Yesu umwami w'abami azabikuraho utambuka unezerewe azabikuraho utambuka unezerewe humura humura Imana irakuzi yakumenye kuva kera ukiri urusoro wowe uyubahe kandi uyumvire wowe uyubahe kandi uyumvire humura Imana irakuzi yakumenye kuva kera ukiri urusoro kugeza n'iki gihe iragusobanukiwe kugeza n'iki gihe iragusobanukiwe haleluya amen 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 haleluya amen uwababaye rata humura Imana ishimwe nari ndukubwira ngo abanyarwanda uwababaye muri aka kanya nahumura Imana iramuzi haleluya amen haleluya amen kugera mu bibazo rata bikugose bikakubera nk'inzitizi ngo zikukoze impande n'impande ngo ariko tabaza Yesu rata akubera inzitizi haleluya amen dusome n'ijambo ry'Imana riri kumfasha dusanga muri Amose ibice byaho 5 turahera ku murongo wa 10 turahera ku murongo wa 14 aravuga ngo mushake ibyiza mwe gushaka ibibi kugira ngo mubeho nibwo Uwiteka Imana nyiringabo izabana namwe nkuko mwibwira haleluya amen haleluya amen ijambo ry'Imana riri kutubwira ngo dushake ibyiza twe gushaka ibibi ngo kugira ngo nibwo Uwiteka haleluya amen nibwo Uwiteka azabana natwe uko haleluya uko tutaki dushaka Uwiteka twe gushaka ibibi kugira ngo umwami Imana rata azabane natwe hakavuga ngo mwange ibibi mukunde ibyiza mukomeze imanza zitabera haleluya twange ibibi dukunde ibyiza dukomeze imanza zitabera Imana yabera ishimwe nibyo nabagezagaho Imana iduhana umugisha n'ibindi uko Imana izagishoboza tuzagenda tubigiramo gake gake murakoze Imana ibahumugisha n'abanyumvishe Imana ibagirire neza Imana iguhe umugisha kandi Imana ikwambike imbaraga turanezerewe cyane kuri Dawidi TV Imana iguhe umugisha Jeannette kandi gukomereze amaboko hanyuma rero Uwiteka Imana nyiringabo turamushimiye ko agushoboje kandi ko akwambitse imbaraga hanyuma ubu harya ubu maze igihe kingana iki ukijijwe Jeannette nge nakijijwe ndi umwana mutoya kuko mu rugo tuvuka turi abana 8 muri abo bana 8 ninge Imana yatoranyije negikijijwe ariko nabandi uko biri rata Imana izatugirira neza dukizwe nakijijwe nyiri umwana mutoya ngeze ninaha ndabikubeza Imana ishimwe hanyuma Imana ishimwe muri abana 8 mu bana 8 ni wowe ukijijwemo hanyuma ubwo ababyeyi bawe nabo ntago bakijijwe ababyeyi banjye nabo bari bakijijwe ariko nyine nyuma baza gusubira inyuma gatoya ntabwo bakijijwe nk'uko Imana ibishaka ariko kubera yuko ijambo ry'Imana rivuga ngo umukiranutsi niyo yagwa
azongera abyuke. Mfite ibyiringiro yuko nabo bazabyuka tugakora uyu murimo wa data nk'uko yabigusabye. Imana iguha umugisha, turakwakiriye kandi turishimye. Ni ikigaragaza ko gukizwa kwawe ari inyungu za bakuru bawe ndetse na barumuna bawe. Birashoboka yuko nubwo badakijwe ariko bazakizwa kubera wowe. Imana ishimwe. Hanyuma ni iyihe ntego waba ufite iyi saha? Ni iyihe ntego waba ufite iyi saha nk'umuntu ukijijwe cyangwa nk'umuntu ufite abo bavukana badakijwe? Ni iyihe ntego waba ufite mu bo muvukana nabo? Ese ni iyihe ntego waba ufite aho wavuye naho ugeze ubu ku rwego uriho ubu iyi saha? Ni iyihe ntego ufite? Aho navuye naho ngeze ubu intego mfite ni ugukurikira Yesu, kuko nasanze gukurikira Yesu ari byo byiza amahoro. Gukurikira Yesu bitanga amahoro ari Imana atanga. Niyo mpamvu nanjye intego mfite ari ugushyigikira abantu badakijijwe kugira ngo baze bakizwe, kubera yuko umwami Imana ari bashima, kandi nizeye ko umwami Imana azabigenza neza, kuko aho bigeze hari icyo Imana iri kugenda ikora mu muryango. Harimo abari gukizwa, harimo n'abandi bari kuza bavuga ngo mbese bimeze bite, bya bintu bimeze neza. Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane. Hanyuma Jeannette, twakwishimiye, n'ubutaha turagutumiye uzongere ugaruke ubane natwe. Reka dusenge Imana, reka tugusabe usengera abanyarwanda kugira ngo Imana ibashyigikire ndetse Imana igume kubagirira neza no kubashyigikira no kubambika imbaraga. Murakoze. Imana ibahe umugisha. Reka dusabe Imana, dusenge Imana dusabira umugisha abanyarwanda n'abaduteze amatwi n'igihugu cyacu. Mana data wa twese, uri Imana nziza. Haleluya. Urugugamo bw'umugaru uri sandi tarumba, uri igiti cy'inganzamarumbo. Habwe icyubahiro Mwami Imana Nyiringabo, tugushimiye ko waturinze, tugushimiye ko watugiriye neza, waturinze tutaraba kurindwa, uturinda turi abanyabyaha, uturinda turi abanyaminwa yanduye, ariko wagize neza ni wamamare. Mu izina rya Yesu Kristo, izi saha Mwami Imana Nyiringabo, turakwinginze kugira ngo wururuke, uze mu gihugu cy'u Rwanda, uze utugirire neza, uze uturengere, ufashe imfubyi, ufashe abapfakazi abari hirya no hino, abarwayi Uwiteka, nyemerera ubagirire neza, kubera yuko uri umwami w'abami. Nyemerera ko ukwezi kutararangira babone ineza yawe, bazinjira muri uriya mwaka bashima Imana. Urakoze Mesiya, urakoze ko hari icyo ukoze ku buzima bwacu, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana iguhe umugisha, tuzongera gusubira ubutaha.